Tugiye kurebera hamwe imiterere y'ubutaka, igishushanyo cy'inyuma y'isi, aho dutangiranye n'umugabo arimo agenda afite inyundo. Uko bigaragara arimo aritegereza imisozi. Imisozi rero iyo umuntu ari umushakashatsi bita geologist akagera kuri tere, atangira kumva isi agahumurirwa imiterere yayo, uburyo mbere haba harahoze. Isi rero igizwe n'ibintu byinshi bitandukanye, aho tugenda tubona urubura, aho tugenda tubona ibibaya, aho tugenda tubona ibirunga, ndetse tukabona n'ibiyaga. Ibyo byose bishaka kutwereka ko isi ifite imiterere itandukanye. Iyo tumanutse mu nda y'isi tukitegerezayo, tugenda tubona amakusha atandukanye ndetse n'amabuye bigiye bitandukanye, bigaragaza ko byagiye biba depositive cyangwa se bigenda byisedimenta mu gihe cya erosion, igihe imvura yagiye igwa mu bihe bitandukanye. Aha turi kubona imisozi ndetse n'urutare. Iyo rero umugeologiste cyangwa umushakashatsi yitegereje iriya misozi, atangira gushushanya neza ikarita yaba igaragaza imiterere yayo, ndetse akagenda ahuza ibijyanye na rock cyangwa se urutare, intare zigenda zihura, imisozi igenda ihura, ibibaya bigenda bihura n'ubutaka bugenda busa, akagenda bihuza. Ibi byose hari icyo bitwereka mu bijyanye n'ubushakashatsi. Iyo turi kureba ibibaya, tukitegereza ibibaya, tukabona imisozi, tukabona intare zigiye zitandukanye kandi zifite amabara atandukanye, tukabona imisozi itandukanye ndetse n'imigezi n'inzuzi bitemba. Ibi bigenda bitwereka ko isi ifite imiterere itandukanye. Rero ibinyabiziga bikoreshwa n'ibisukika, kandi tukabona ko bikoreshwa n'ibyo twakwita nk'amazutu. Izo mazutu ziracukurwa, ndetse tugenda tubona landslide, aho imisozi igenda imanuka, tukabona imyuzure, tukagenda tubona ibirunga bigenda biruka. Ibi bigenda bitwereka ko isi ifite imiterere itandukanye. Ese ni gute dushobora gushushanya cyangwa se ni gute dushobora gukora ikarita y'imiterere y'isi? Ubushakashatsi butangira muri laboratoire, aho tugenda tugafata muri library, tugafata ibitabo byagiye bitandukanye, byagiye byandikwa n'abantu batandukanye, tugatangira gukora documentation. Documentation rero ni uburyo bwo kwegeranya amakuru y'aho ushaka kwiga, ndetse ukagenda witegereza neza. Aho nakoresha na microscope, nk'uko umugabo ari kubikora, agenda ahuza amacontours, areba imisozi, areba ibibaya, areba agace gashobora kuba karimo ubukungu, agace gashobora kuba karimo uburyo gateye bwihariye. Nk'uko iyo witegereje ukoresheje microscope, ushobora kubona imisozi n'ibibaya, ndetse kandi bikakwereka neza aho ushobora guhera ugiye gushushanya kugira ngo urebe imiterere y'imisozi. Mu by'ukuri ibi bintu bijyanye no gukora ikarita ni kimwe mu bintu abanyabwenge b'abashakashatsi b'abageologiste bagiye bakora, ndetse bituma haboneka kuvuka kw'amabuye menshi atandukanye. Ubushakashatsi butangira rero iyo burangije muri ofisi, bafata imodoka bakajya kuri tere. Uyu mugabo yafashe imodoka ajya kuri tere. Agiye kureba iki? Agiye kureba ibyo yasomye muri ofisi, arebe niba abanditsi ibyo banditse niba ari byo biri kuri tere. Aragenda ari guca mu misozi. Nk'uko bigaragara, ntabwo ubushakashatsi wabukorera mu hejuru, ahubwo ubushakashatsi buhera mu mibande. Ari guhonda urutare, aho ari kureba uru rutare rwaba rukoze muki, aritegereza na lens. Ahangaha iyo ufashe sample, ufata sample bag cyangwa se agashashi, ukaba wakandikaho sample name, ku buryo unimeruta iyo sample kugira ngo zitandukanye, kuko ufata sample zitandukanye. Nyuma y'uko kandi sample zifashe, biba byiza iyo ufite n'ikayi, notebook, ukajya ugenda wandika ibintu bitandukanye. Rero nk'uko turi kubibona, isi igenda izana amabuye menshi atandukanye. Ahangaha niyo bita metamorphic rock, aho igenda ibaho bitewe n'ubushyuhe, ndetse tukabona na sedimentary rock, ndetse tukabona na igneous rock iterwa na volcanism. Ibi byose ni ibikwereka imiterere y'umusozi itandukanye. Aha tugiye kurebera hamwe uburyo noneho ya rock iyo zibayeho hashobora kubaho deformation y'isi. Isi iba deformed kubera iki? Hari imbaraga zikanda. Nk'uko tujya twumva imitingito igenda iba, haba imbaraga ibyo bita compressive stress cyangwa se strain. Aho imbaraga zikanda hakaba habaho umukake. Uyu mukake ushobora gutuma habaho volcanic eruption cyangwa se iruka ry'ibirunga. Ibi byose nibyo umugeologiste atangira kwitegereza.
ageza aho agiye gupima, apime ubuhaname bw'urutare, narangiza yifashishije igikoresho bita geological compass ashobora kumenya ngo urutare ruhanamye rujya he, ndetse akareba na angere ruhanamiyeho. Ibi byose ni amakuru aba akenewe kugira ngo aze gukora ikarita yerekana neza umusozi uburyo uteye. Akimara kwandika rero kuri tere, ahangaha agaruka mu by'ukuri ajya kureba uburyo ki yakanariza, akicara ahantu hamwe agahuza amakuru y'ibyo yafashe. Twibukiranye ko yafashe sample agafata ibintu byinshi bitandukanye kandi yagiye apima n'umusozi. Ibi byose arabihuza kugira ngo najya kugera muri ofisi aze kureba ibyo yakoze n'ibyo yagiye yidokimanta. Ni ibintu bigoye kandi n'urugendo rurerure, ariko ku muntu wabyitondeye neza arasobanukirwa kandi bibika amakuru neza ku buryo abashakashatsi n'abacukuzi babasha gusobanukirwa neza. Nk'uko tubibona rero, iyo ubushakashatsi umaze gukorwa kuri tere, umaze kwandika ya madata wafashe, usubira mu rugo. Ahangaha afashe imodoka arongera asubiye muri ofisi. Nk'uko ubushakashatsi butangirizwa muri ofisi bukarangira muri ofisi, agiye muri ofisi agiye kwanariza arebe za data yafashe niba koko zihura na data yakuye kuri tere kimwe n'izo muri ofisi, noneho amenye ngo anomali cyangwa aho yakura ubukungu ni ahangaha. Turi kubona rero uburyo ikarita ishushanywa. Iyi karita bayita geological map cyangwa se imiterere y'umusozi cyangwa y'ubutaka, aho ushobora kumenya ngo aha hari amabuye y'agaciro, ahangaha hari peteroli, ahangaha hari gaze. Ibyo byose ni kimwe mu bitwereka yuko ari ibintu baba barakoze ubushakashatsi bwimbitse. Aha rero ndabaha mu icamake uburyo ubushakashatsi bukorwa. Tugiye kurebera hamwe, ese ibuye rimara imyaka ingahe? Imyaka ibuye cyangwa se urutare rumara ku isi. Ahangaha dutangiranye n'amabuye atandukanye ariko afite ibimenyetso bitandukanye, bigaragara ko hari ibinyabuzima byagiye bibaho, noneho bya binyabuzima bikagenda bibasha kugira gute, bikabasha gupfa, noneho hakagira ibisigazwa ibyo bita fossils bisigara mu ibuye. Abashakashatsi bo babonye biriya bisigazwa byo mu ibuye babasha kubikoresha mu buryo bwo gupima imyaka ibuye rimaze, ibyo bita fossil remaining. Ahangaha iyo bamaze gupima, biba ngombwa yuko bareba neza imyaka dating, aho bagenda babona bya binyabuzima bakuyemo byabaye fossils byavuye muri rya buye, bakabasha kumenya imyaka iryo buye ryabayeho. Abantu benshi ntabwo bajya batekereza ko icyo kintu gishobora kubonwa. Noneho iyi ni ikarita igaragaza mu by'ukuri imiterere igiye itandukanye, ndetse iyo bari kuyigaho ubona wagira ngo bari mu nda y'isi neza neza, bitewe n'iki, ibya bipimo bafashe bigenda bibereka aho urutare ruhanamiye, ndetse iyo ubibonye ubona ari ibintu bitangaje cyane. Ariko ibi bituma habaho kuvumbuka kw'amabuye menshi atandukanye y'agaciro, ndetse n'uburyo bwo kuyacukura. Abashoramari bakamenya uburyo barabasha gushora amafaranga yabo mu gucukura. Izo mpapuro rero zirempurimwa zikabikwa kandi zikaba zifite amakuru yizewe. Tugiye gukomeza rero iyi karita ukayikora. Iyi karita ikwereka neza uburyo ushobora kubona imiterere y'ubutaka, ndetse ukabona imiterere y'imisozi, kandi nk'uko bigaragara nibyo twatangiye dukora. Nuko rero ubushakashatsi mukomeze gukora subscribe kuri G4 Granite channel, dukomeza tubona amavideo menshi. Ciao naho ubutaha, murakoze.